Tubahaye ikaze kuri Souvenir na Fanny TV. Yes, nongeye kwa ikaze bakunzi ba Souvenir na Fanny TV. Nkuko mubizi tuba tugenda tubagerera impande n'impande tubashakira amakuru agiye atandukanye. Ubu ngubu muri kubona ko magaza ahantu mu misozi, ahantu mu mashyamba, muri kugenda mubona ko ibiti nibyo binyikije, murabona hepfiriye ahantu mba nzamutse biba bikomeye cyane. Kuri no nshuro naje hari umutipe cyangwa umusore witwa Matsiko. Mumaze iminsi mumbaza ese Matsiko asigaye ari hehe, ese Matsiko asigaye abahe? Niyo mpamvu nanjye nazamutse nkemera nkazamuka ku kizuba nk'iki nkavuga ni reka nze mbashakire amakuru ye. Hari umutipe witwa Vitali umuturanyi wabo, niwe umamagaye arambwira ati hari ahantu abonye witwa Matsiko ari guserera n'umukobwa. Nyimara kumenya amakuru murabizi ko ngewe nkorera imbere cyane, nise mvuga ni reka nze mbanze nitereke ubundi nze mbe nareba ese Matsiko ari mu biki, ese Matsiko yageze naha gute, ese Matsiko byagenze gute ko bambwiye ko ari gusana n'umukobwa. Nicyo kibazo mfite rero nanjye ndavuga ni reka nze amakuru yose nyabereke. Duheruka tumubona Sara mu amakuru yandi nari mfite nuko ngasigaye akorera uwitwa Nyamabondo, noneho asigaye akora akazi ko mu rugo. Niyo mpamvu rero nanjye navuze ni ese kwa Nyamabondo yavuyeyo, ese hano ari ko numishe bambwira ko harimo ngo yari kumwe n'indaya we, iyo ndaya yo yavuye he, ese iyo ndaya yizanye kwa Nyamabondo cyangwa se iyo ndaya yayisanze mu rugo. Niyo mpamvu nanjye mise magera reka tugende gake gake tuganira. Bamaze kumbwira ko arimo hariya, ariko uko byagenda kose urumva ari kuri no ndaya kubera ko kwa Nyamabondo turahazi n'ahantu heza, ariko hano urabona ko ahantu bakiri mu inzira y'iterambere. So rero ngiye kugenda ubundi mitengera ubundi tugira gute tubana ngo mukane subscribe tuye tubana bitandukanye, ubundi twigendere. Twagiye sasa bambwiye ko abahangaha ubundi twikomereze tumenye ese byagenze gute, Matsiko wacu byagenze gute. Ariko nanone dusanga ari mu ndaya, ndikumva akantu heze nka karuru, reka nze nshyireho mikoro ubundi byose tugire gute tube twabikurikirana. Nyita Souvenir Smart Boy, reka tubane kabisa. Kumva amajwi kumva avuga ko nyereko akwiranje kugira ngo byose bigende twabona hano dukamere
Musewe ni uyi yagenze gute ndabizi wasanga n'abagabo baje yego abagabo nibe n'abagabo bahaza bakanyishyura mati nitwo muri amatsiko twebwe yanze ko nigende byagenze gute ra umuntu yaje ijoro ryose turarana turaryamana akora icyo akora ibiki nanisa ngo arasotaragiye inzu uzi ko nyiri igenda zaza kumusekera nukameze uramuzi kurahire tomani nigende yerukana kiri ufite akabazo none ndabona wavuye muri biriya bibazo none wisanze no muri biriya njyewe reka mutire uretse ko nari narasaza sibyo bakoreye warasaza urabimenye baramvuje nyine barabinzi kubuzana kuri jewe wasi jewe amagambo menshi ntabyo amagambo menshi niba umuntu aje akaza kamutekera kamugaburira waryangira ibyo nyokoye hasi iswe hasi wanamutekeye none nanamutekeye nyine aya mahe ntumenye banyishyura yatumye sohoka sengeye nakugiye hejuru ntabwo nshaka gusubira injira mu nzu no sizanjye ajishyura iki njye kamubwira ntabwo naje iwawe twumvikanye iki nta kintu twumvikanye nese matsi uri umupfana njye nta kintu mpfana amusteri namweye amusteri nye zakishyura inzu iyi matera wagize kuriya yisohoye ntabwo wayigiriye se n'ingaruka zizawe njye nyarakuburira hano hari uruhinjagira utangiye kwitana ba mwana usigaye unyarakuburira none kutagura semiri kwiye ego uri mu makosa ugashaka no kurwana none se ndetse nkitama yanyize mwavuganya ngahe njyewe ntabyo kuvugana nawe nshaka 2020 umwana ukuri kumana 2020 iko matsiko yakorera amezi abiri byose nabonye ahakorera namenye ko sigakora akazi ko mu rugo njyewe indetse wandetse mati icara hafi no so wandetse nyine ndetse numenye njye ntago ndi kaba abandi nyine ndetse ntabwo kwanijije ndetse ubwo 20 niba mwasanje mukije ingana ntago rijyanye namaze nimba nabiriye naje hano naje nizanye twavuganye kuza ugasicyo koga warebe kandi amukubita sinaze kurwana byo nagari basereka yambare n'inkweto yatagenda sinaze kurwana nazo ncira musizanje ndetse musanzwe muziranye ubundi mwamenyanye gute mwahuye umukozi wo kwa Nyamabo none ntabwo twahuriye ku itara nyine njyewe ntabwo ari ubwa mbere ariko sibyo njyewe najyaga mwishyura njyewe nari mfite 5,000 mba rusanzwe mwishyura atanje matsikuyu ndamuzireka ese ni wowe uwo mwuga ukora ari ubwo wemewe na leta utemewe usa wagiye kumureba ntabyo kumureba sarashika jewe ntabwo ncika ndetse kwinda yazo nazo mwigize inakoreka sinakuretse nindakara Soveni ndakubita ariko urakaribiki Soveni ndakara ibyo wakoze kurwana byo ntago birimo mwana mukarwanya mwana Soveni ndakara uranye byakugezeyo akorahi Soveni ndakara uremera kutabikoze cyangwa wabikoze ndabaragata wabikoze cyane wabikoze ntabikoze nakugabanyaho ubwogiriro ibyo wari wabihashe ntabyo nahashe none se n'amafaranga amafaranga mani 5,000 twaguze inzo aso wandetse kandi ndagikubita byoroshye ibintu bikagenda neza ariko mutateranya amagambo mani yerekana igende rekana igende gabanya amagambo mani nanone kugira ngo ugende usanga none se Soveni kamubyi njye nkora akazi ko mu rugo kandi boss ntago ari amena nawe mufata nk'umujura ko ntago ntago ari amena niba asohotse arimo aranga mbona afata inkweto yerekana igende wahetse nk'icyo nacyo yerekana igende yerekana igende wanuka wimfata ndaguteza boss wawe munde jasa boss ndamutinya ya boss ndamutinya ndakura ndakura hano ndakura nyine ndakura wandekuye ndagusubiza mu ndaho nimba mwese mwishimiye nagacika ndamuniga mwica ndamwimba umukobwa siki ngongera hano uza ngongera nakuretse hano ubwo nakura ndekera inkweto
genda kiri inkweto ako nawe wirwana Saveni ndakwiya wirwana Saveni sureba nyine genda umeshe inkweto zanjye nagura utumye bandanira inkweto nyine genda umeshe inkweto zanjye none se kamubye Saveni njye nkora akazi ko mu rugo birazwi none se birabibwira indana kamatwi njye nagiye kwitara musanga kuko numvaga umubiri wanjye umeze nabi hano ni ku isaha 9 sibyo none njye bito n'ukuntu mvaga ameze nabi turahura mbere wenda twajyaga ducina inga birarangiye akoraga rwa mbere mu bikoze ubu ni mu bwa gatatu sibyo ni mu bwa gatatu none njyewe navuze ati nk'umuntu twa dusanzwe tumenyeranye sibyo wenda reka ngereyo tujyane wenda ntago ari bunyishyuze nk'umuntu tumenyeranye njye nawe mfite 5,000 mugura amako kumwe ubundi muguramo n'icyo kurya turateka ndetse iyo mwahuraga mbere ho byagendaga gute iyo twahuraga mbere urumva njye namuhaga nk'ibihumbi wenda nka 7 cyangwa 8 cyangwa 10 bitewe wenda n'amafaranga nayo nabonye kandi ntabwo ndahembwa sibyo none se yambaye inkweto zanjye nkitari gutuka sanga yamejejemo hariya none uzunda byira ngo kibosi rero nambamana nawe wagira ngo ufite akabazo mu mutwe uzunda byira ngo kibosi ndetse zira nkweto uzasitsa base kujya mu muteza abantu wambaye inkweto ze njye nami inkweto zanjye mani wambaye inkweto ze base akigenda njye nami inkweto zanjye njye nami inkweto zanjye inkweto zanjye wanjegera wambaye inkweto zanjye wambaye inkweto zanjye nyine mi inkweto zanjye nyine mi inkweto zanjye ni inkweto zanjye nigende nishyura sinakuretse wandetse ibiki nyine mi inkweto zanjye genda nawe n'ibirenge ahubwo namuha n'uwo mupira ndetse gahabwa kato ako muri mwana hanze kandi icupa yajya kurwanisha amafite ngo riza kabika birenga ahangaha harenge ndamumena umutwe ndakomeza uratubona uko tuguteye ye basi ndashaka mfashe matsi matiko wafashije ngiye mfite 3,000 tugenda byemera yaraye ahangaha ijoro ryose yariye inturi aravuga ko ibyo mwakoresheje ngo rero wabyishyura nibyo byishyuye isibye inzoga amustere nke yanguriye ntago amustere nke ntago byo bindera amustere wanguriye none mwumvaga yawe uri gusoke wasekaga senyoko asokaga nyoko umupira wawe unabishye kubi unanabishye urabishye wowe uraye ejoro ryose ngo urabishye ugenda atishyura wikitwaza ibyo ngibyo urabishyura ntibiryoshye nyine nta amazi naki ntabwo wafataga amazi ukasuka hariya ku buriri ntabwo wasukaga amazi hariya ku buriri wanuzaho uyu ni kabaye niwo mwuga ukora ntabwo rero mwuga nkora yaje n'inshuti yanjye none se niba inshuti yawe wamaye inkweto zakwigendera ni inkweto zanjye nararakara ni inkweto zanjye nararakara turasereye nawe rero iyo uri gutereta ushaka serivisi njyewe nambigize namwe basi mpamo 5 cyangwa wambare basi ukamita wambaye ibyanjye ndanakwiyamye wambare ukampa inkweto zanjye n'icyayi basi nanyirukana wanuza basi aranyirukana nyine namita mani basi ari bunyirukane iyi ndi rusi wawe uyizanye hari umuntu ari wabyo basi ari bunyirukane mwana nashaka kwirukana mani wambare basi atanyirukana umenyere umutwe ngusature wambaye ibyanjye wandangamirwa we wangegera ngaho kabika bimanuka ndamwasa nyine vayo yagufashe iki neza yo ufite zamana ndari ntabwo nabyemera nirewe wapfashije wapfashije kuko ukamwishyura mbasa akampa inkweto zanjye souvenir yakurongoreye ndumva nkubwire matsi kabika njyewe wongera inkoreho none gato kare kamerama urasakuza ugahuruza abantu iyi nzu yinjiramo unsakuriza
Yenge kugwa rushatse fito hano basi umuhimwe ibindi muzabivugane atundi wowe uranyishyura bundi nawe warongoye uranyishyura iyo ari cyo mavugana uranyishyura none se yazima bundi aho nahuriye nawe wowe urahazi ejo se nakuzaza kudukiranura hari amafaranga yawe nkeneye nta mafaranga yawe nkeneye njye nta miryango njye natabima njye hano harapfumuwe nushaka umena umuti nushaka umena umuti shandagaza nushaka umena umuti turarwana mutwe ndawumenga nawe renga hano soho ngensoka njya hepfo ndi wanjye ngende iwanjye nangwa tusinzibura mangahe ntabwo nabyemera ndekura 7 ndeka iki murashaka hiki bamugira inama kanga kagakumva inama murashaka hiki none se yamaye inkweto zanjye mwana ntose kwitaza abantu ngibyo birangiye uranyishyura kubera iki inkweto ukigera ejo ibyombo byo kwasobora byose none se sinzara yandiye se mugome gusa wamaye inkweto zanjye zanira inkweto zanjye bakwishyure rero ntabwo gisirimo yayisigaranye zanira na bogisi zanjye niyambarire se nyine zana bakwishyure nyine zana inkweto zanjye bakwishyure ni mu bagore nyine akoze sovineka nkubwire nimba umubiri umeze nawe dufite umubiri njye nkaho ngo reka njye kwiranja ariko ntabwo yakabaye nk'uri ubugome nkuba neza abantu mwana ubu se wanze n'inkweto zanjye wambaye inkweto zanjye bakaza bakakwishyura mwana sovini njye ndarwara njye naharaye kwa Nyamabondo bari bamara uruhushya rwo gutembera barambye ati akazi nukasoza wigendera ujye gutembera nta kibazo agenda na tarasa Fiona we ejo bundi twanarwanye nawe ejo bundi nawe yaraye iwanjye nyine nyine ubundi na mbere nakoraga naha sibyo noneho Nyamabondo arambye ati ninda kumugeraho nzaze mva hariya amagageto mbamo noneho ubwo ngubwo Fiona we yaje arari wanye n'undi mukobwa oya Fiona nawe yabaga kwa Nyamabondo baramwirukanye yari umukozi wabo ninjye wamusimbuye urumva nawe aza kurari wanye nawe turasera turamenyanye gute Fiona se twamenyaniye kwa Nyamabondo mwakoze muri babiri se twakoze nyine wabize bagiye gusimbura umukozi bisaba ko nyine aza akabakwigisha akakumenyeza bakata bamwiruka nawe kumenyeza no mu gitanda nawe ndamujya ati rero uzansuraho mba araza nawe abankiriya ndangamirwa waje ukanyishyura wamaye amafaranga urabona amaherezo biri bugende waje ukama ibyanjye waje ukama ibyanjye waje hano ukama ibyanjye tamuti ufite se nasangiye namwe urumva waje ukama ibyanjye ma wamaye ibyanjye iki se bakwibye iki bakwibye kabi nsanga none nari kidashaka kuyamba ndazikiramo ni nayo wayaho wakwanga bitatu ukabura na bibiri siko mwiyemeje muzi ko muzajya muzanira waraye ngaha hano hari kwanyu ari kwa mama soho ni mwana watuje mwana ntari gacisha ariko usukuna turumbutse yiruka mufashe njyane barafata inkweto na bogisa itaye mu buriri iri mu buriri urasebye gusa ikintu cy'ikigabo n'amazi wamagaye so ushaka kuzimana nimba rindi umva ibyo bakabyirasa zibaho ngani mena hase muhaye wanturi ko gasagusa n'urutwe rubi cyo nzongera nkubone ku muhanda ibi nzagukore ni uzantwara n'inkweto zanjye n'inkweto umwenda rusigarana abaheruye ibyo bitatu niba byamaze kongeraho nakwihinduka umwanda n'isura iki nabanza nsaba imbabazi ntabwo bakwishyuye ntabwo mwishyuye ngaho kabika bivayo mu mvune bayo kabika bayo nyine ntabashaka kwemera nase bakwishyuye se sibakwishyuye wamaye amafaranga wamaye inkweto zimwigendera ibihumbi umwe n'ibiceri byanjye warahabwa kirara kikishyuye abantu n'ibiki
nzongera nge umva ugenge Seveni agenge n'amazi koze baho ngaho ko ibyo washakaga wabikoze amakuru bagisa ndayisigaranye yegumana ndaje nzajye kukurogesha abantu ese uyimuhaye ibyo byagutwara nawe namuha sinshobora kuyimuha ngo mba nzashaka njya kumurogesha ako none ubusanzwe ushaka kuburindaje ntabwo ndindaje Nese mateko uramwishyuza kukerewe witumye. Matiko impamvu ndi kumwishyuza ariko yansuye he? Ko yaje ambwira ngo afite amafaranga. Yaje mbwira afite amafaranga. Siba yishakiraga kumukuri akayarawuho. Ngaho nawe nyine nge namuhaye nzi ngo umuntu afite amafaranga. Ugira ukuntu utanga umuntu afite amafaranga ugira ukuntu. Sinjya nge mwishyuza. Ngira ngo inturi ifite amafaranga byaheko yafite 6,000 byo twanywereye gusa yaguze n'icyuma. Dore n'ubu aragisize irantu. Singiki cyuma yari ku nagari ngiki nagari ngiki abarangije ko bamamariza yego ibi ni byo mwanywa ko yanywa ibi yagira ngo abakabara yego ndaje umwanya nguvugiye bitera kabureza ko nakayoga kutakamwe ngagenda kamwera kandi nkubwe ngo afashe moto yari nagore yabibwira ko yagezeyo reka nkubwire Matiko nitwongera guhura nge nawe so umwishyuriye zakwereka zanamwihagara kwa ntabwo nakuye ku mazina yasizo na nimero nagira nyabugogo ari guhamagarisha kamese Matiko ubundi narambwiye ko ari bunyishyuze nena ese yakoze kamwe nakubwiye ntabwo nakubwiye ko nabikiza mugiye kuvugana none arabyereza mutavuganye hano twabaye kimwe nabo niko mwamamaza imyaka myinshi cyane arabyereza mutavuganye yaranahazi twahuriye hano hepfo mu kabari arambwira ngo reka ngusure uretse gato yarabandi kuvugana nabo mu mubaza aho ageze wapi afizanye n'abashiti banje b'abakobwa ariko nzi ngo ahambye ati kwa boss bamenge nayo afite amafaranga menshi ngira ngo umuntu afite n'amafaranga menshi byaheko nani kintu yari ifite ese namwangira ubundi namwangira nakuravya none ngabwira ukoresha nanuza yego ko imbere cyane uri mwashura amwizera akareka ahubwo wowe umuntu yakwizera yewe ndizeye wijana kwijana nawe arabizi nukumubwira ati manuka nawe fo kuri farumasi guru dutest uze twipime ibintu bikajya mu nzira ariko uruma yerekana nonze ukuntu hejuru imeze yewe numfate reka nonze amadirishya rero ukuntu nawe rero hejuru nge numfate nawe umuntu abamo hano urumva yamara kubamo aho ngaha urumva yaragiza umuntu akaza kubwira ngo ntabwo ari bukwishyura gusa ibyo ngibyo wabyumva oya nawe nari kugukubita icupa ngo kumenya ubundi se wowe uje hano ubundi amakuru se n'indurwaye amakuru ko basikari yari kuncika se ngewe ngo tuze nari kuzimuha barabeshye inzu yanjye nyine yirebe nawe urebe umuntu uza kunyambura ko mwinjiye mugiye kugira nari ngiye kwizera ko urebye basohoye motora se tukayireba sora matira tuyereka abanyarwanda baragira ati matira basize ntiwabibonye sora matira tuyereka abanyarwanda basize ngo bayanduje agiye kuyizana urambaza ibintu bya matera yagera kure ko no hasi byahageze matera kandi umuntu nawe afite ikibazo mwabantu ahangaha undi ni wawe matwa ntabwo yagiye kurikira matwa umwana ubuso wawe umwana n'uwanjye si umwana n'uwanjye genda we ntabwo ubundi matiko ubu ngubu ntabwo mwana ntabwo mukiranira ibyaha ariko bamuhabuye buraraza ibyo yigira buraraza kubyumva meneye kamera byaba bibi meneye kamera byaba bibi wa mukobwa we ndetse ko isarakara ko isarana n'umusazi bitatu byanjye bibiriyemo sha ngende basubire na Fan TV ntabwo wabyoroshye ibyo ngera mbonera ku mihanda biba ari byanje gusa nanone agomba kwikora kugira ngo namwe mugende mwibonera ibyo ntibere mu magayitsi matiko dusanze bamukanyaze ariko nyabona tumu mufashe ko nayo inshoboye reka tubonanire mu biganiro bitaya SMS Smart Boy kuri kamera ndi kumwe n'umuvandimwe Mobi rero turi kumwe nawe gutaha